jugunyaho ifumbire weze igiti cy'amahwa shira mu gakino kawe gucubanya kubaho ntuzigera utongagirwa ntuzigera unyagirwa ndu mutaka ndikirura sindi ntyo ndakingiwe simfatwa n'umweru bibukuru niga koko ndara mu ruturuturu agacuma kanjye ntikarara umusururu nkunda cyangwa unyangari kugabanya imyimyozo niga urwango sirwo rwatuma ngwa ku musozi sagare filime twigeze gukina arantuka mbwira nabi cyane umwana wanjye w'ipfura arambwira ma nsabe ndanamwanze urumva ukuntu yagututse Rusi uzi ko ndeba ukamenyera koko nguhereza ibishingirizo ngo ugende ushingirira muri murima wose nurangiza uri kuri kwerera kandi ukaza kunyishuza nta n'ubwanjye ufite reka nkubwize ukuri nguhaye iminota 5 uriya murima n'ubutari waruburangiza ibyo bibose nibyo bishati ndaje mbikukura wangegeraho Amahoro y'Imana bakunze wa Sherina TV murasuzwa na Sherina kamikazi w'abanyarwanda. Nizere ko mumeze neza cyane rero adukurikira muri hirya no hino hatandukanye impande n'impande z'igihugu mwese nabasuhuje. Nkuko mubibona rero ibumoso bwanjye ndi kumwe n'umubyeyi sogamije kandi ikiganiro sinubwanya ko kuri Sherina TV namuhaye ikaze mu by'ukuri ni mu rugo kandi musezeranya ko icyo nzaba nshoboye ku bikorwa bye nzamufasha. Roza mwaka mucyo mugeni. Umeze neza wihangane umunsi ntabwo oya musanzwe kuri tere nta bintu byinshi rwose ndavuga nti reka nze Roza uyu nguyu tuganire ngira ngo wenda muri part 1 ikiganiro twakoze umwaka ushize babizwe twabasize ngiye tuzagaruka kandi tukazana ndavuga nti umeze neza ariko neza ntari aho maze kugera nsigaye mbona ari heza kandi bigaragarira buri wese ukurikije uko natangiye naho ngeze ubu ngubu rwose hari itandukaniro rwose nta kibazo. Roza arakoze cyane turi mu gisate cya ladies power cyangwa se imbaraga z'umukobwa n'imbaraga z'umudamu muri rusange. Ndimo kwita rero ndavuga nti reka nzasura ahantu irebero TV rikinira kize gutya rero mva amasanzu Roza ndavuga nti nta kuntu yancika. Roza uyu munsi wa none mu myaka 2 iri imbere tumwitege nk'ikindi gikorwa cye. Nge ikintu ndi kumva abantu b'Abanyarwanda muri rusange badukurikira banyitegaho ubu domaine ndimo muri aka kanya ni ibyifuzo nakomeje kugira mu buto bwanjye ubu ndi mu bintu nkunze kandi nishimira numva ko mu myaka 2 ngomba kuba naragutse nkina mu rebero kandi nkajya no gukina ahandi hantu hatandukanye bitewe n'imbaraga nzabafite muri cyo gihe. Yego Roza urakuze cyane rero abakunzi bawe abafana bawe inshuti zawe bo mu bafite amatsiko yo kumenya ngo Roza yatari kuri kamera bari kugiye mu biki. Iyo ntari hano kuri kamera mu minsi isanzwe umwarimu kazi mba ndi kwigisha abana. Teacher kwigisha iki niba atari ibanga nigisha Icyongereza English. Yes, wow, byiza cyane. Hanyuma Roza ishuri ryaza bikunda abanyeshuri bagomba kuba bakuzi cyane none yiri na teacher wabo babyitaho cyane kugira ngo bavuge ngo bati like teacher wacu akinate yakinnye ari hehe. So izo comment z'abana rero warebye ibyo bintu barabyo filime ya wakinnye ziba zimeze gute cyangwa se wowe ushobora kubihandurira gute kugira ngo bijyane neza no kwigisha. Yego uburyo abana babifata rero keretse abo ntigisha abo nigisha bo barabimenyereka ari ibintu bisanzwe mba ndi kwigisha ko batica mu kanya gato batibya umuntu kubona kuri akina filime ariko kwera kumenyerana cyane no kujya mbaganiriza kenshi wumva ko ari ibintu bisanzwe wenda nk'ibigo twegeranye bimwe na bimwe nibwo ntaha bose bakancungira ko dore Roza ukina muri filime ariko ku kigo cyanjye ho nta kibazo rwose bamaze kwimenyera ko mukorana abakozi abatica master hari ababyaki oya master nta kibazo abandi bose nta kibazo mbona nta kibazo kindi kibirimo bamaze kubyakira dufite urusare mu kigo niko nabivuga hari. Hanyuma inzozi zo kumva ko uzakina filime zaje ryari wazikabije ryari? Inzozi zo kumva ko nakina filime zaje ndi umwana mutoya cyane ndi kwiga muri primaire ni nabwo nabwiraga papa akaza gasanga namuhimbiye utuntu ndi kumukinira na barumuna banjye nabwira uko bizagenda kose ngomba kuzakina filime. Noneho inzozi nzikabya 2000
hashize umwaka mbonye amahirwe yo gukina filime. Byiza cyane. Hanyuma uyu munsi wa none iyo mwicaye muri salo byanze kuzura umubyeyi w'abana n'umugabo mukareba filime wakinnyemo bakabona ukuntu wowe na Rusiya muri gukatakana hari kukwihisha akabona ukuntu ugererwa hariya kwambuye amafaranga, uyu munsi wa none ni ikintu uba wumva achievement uba wumva imeze oya mu rugo nta kibazo, usibye ko wenda haba igihe nakinye nka filime wenda akagira umuntu umbwira nabi, abana babona hari umuntu ntutse cyangwa se umuntu tutavuganye neza muri filime kono byabarakaje kubera ko n'abana bakarakara. Wenda ni urugero nsabe hari filime twigeze gukina arantuka mbwira nabi cyane, umwana wanjye w'imfura arambwira ma nsabe ndanamwanze, urumva ukuntu yagututse ari ibintu biri byo uzamubwiye atazongera kugutuka, ariko nta n'ibintu biri aho ngaho nta kibazo ku bana banjye. Roza urakoze cyane. Uyu munsi wa none rero ufite umuryango urubatse, ngira ngo byanze bikunze ku bana b'abakobwa cyane ko turi muri Ladies Power, wagiye ubona amavideo ya ba Emeline yagiye akwirakwira hirya no hino, ni ibintu bitashimishije societe muri rusange cyane cyane no ku rwego rw'abagore, byabaye ibindi bintu biriya bintu nk'umubyeyi ubona ari muri sinema bari abakobwa nabo byanze bikunze n'abantu kuri social media nabo Emeline wakina na filime, ni ikintu wafashe gute nk'umuntu uri muri kariyeri imwe nabo ya film? Nge hariya ukuntu nabifashe ni nama natanga ku rubyiruko rwifuza kuza muri sinema cyangwa se runarimo. Sinema ntabwo ariyo kuza kuyobya abaturage muri rusange, sinema yakagombye kuba ari ikintu uza ugatanga inyigisho ugahugura, atari ibintu byo kutuyobereza abana cyangwa se kuyobya urubyiruko muri rusange. Biriya nabifata nkaho umuntu ukina sinema yagakwiye kugira indi myitwarire hanze imugaragaza nk'umuntu ugize ushoboye kandi ushobotse, apana kugenda akajya mu bintu bibi bituma umurimo wacu ukorwa n'isoni. Yego niko nabyumva, tugomba gukora ikintu kiratuma twubahisha umurimo dukora. Hanyuma nko ku muntu w'umubyeyi rero biriya bintu ubona ari nk'izihe ngaruka zagira mu muryango en general? Kenshi uwayirebye wese hari ikintu gita kiza mu mutwe. Ni gutyo urubyiruko rumeze, ni gutyo abantu bakina sinema bitwara, ariko mu by'ukuri ndagira ngo mbamare impungenge biriya bintu ntabwo ari byo, biriya bintu nta hantu tubyiga, nta hantu tubikora, usibye ko navuga ko ari nk'akantu k'ihungabana uriya mukobwa afite, cyangwa se akaba yaranywa ibiyoga byinshi bitewe n'ikigali yari arimo bikarangira bikoze biriya bintu. Ariko mu by'ukuri nagira inama abantu bakina sinema cyangwa se bifuza kuzamo n'abandi bantu bose kandi bahura n'abandi bantu bose bahindura imyitwarire, bakurikize inama nzima aho gufatira urugero ku bintu bidashobotse. Turi abantu za video ntabwo zizasibwa, umwana uzavuga kuri Emeline azayibona, usibye nanjye kandi ni umukobwa ejo bundi yaba umubyeyi ukamanza ugatekereza ngo iki kintu nkoze nyuma y'imyaka 2 nzaba ndi umubyeyi, umwana wanjye nakibona azagifata. Yego Roza urakoze cyane. Reka tubijyanane n'inkuru nanone imaze iminsi iri kuvugwa ya Vestine, bavuga bati Vestine ntabwo yarakwiye gushaka umusaza ungana kuriya. Bari abana bombi barabafanaga, ndanabafanana na n'ubu ngubu urabakunda cyane. Wow, byiza cyane. Ikintu nk'akiya rero ukimara ku cyuma cyangwa se kibona ifoto wabyakiriye ute, niye comment wumva wari kuyitangaho iyo uza kuba uri kumwe? Rero hariya iyo mpageze ni amahitamo y'umuntu. Vestine nubwo avuga ngo ni umwana, ariko umuntu ajya guhitamo uwo muzabana bitewe n'imico cyangwa se n'imyifatire umubonyeho. Imyaka ni imibare rwose ntabwo nakubesha. Rero Vestine inama namugira, atangiye urugendo rwo kuvuga ngo yubatse urugo, niyirengagiza ibintu byose bavuga, yirengagize icyo ari cyo cyose gishobora gutuma ahungabana, ahubwo inzira yatangiye ayikomeze, kandi hamwe no gusenga asaba Imana izamubakira. Amena. Nta kintu yakoze kidasanzwe, nta muntu yatutse, yibye mugabo nuwe, nta muntu wamurwanira, ahubwo we yahisemo ushobora kuzagira guteguza n'amahitamo yiwe. Nakuze cyane rero ushize warancitse, ariko uyu munsi nagucika, ntabwo nzi kusikura nabonye wakoze kwa MI Empire. Nagira ngo nanjye rwose waririmba ya nyakwigira Jaypoli, waririmba yande donc, ariko ndagira ngo noneho usubiza abakunzi ba Ishema TV muri ubwo buryo bwo himba yihera
agace gatoya. Yes. Jugunyaho ifumbire weze igiti cy'amahwa, shira mu gakino kawe gucubanya kubaho, ntuzigera utongagirwa, ntuzigera unyagirwa, ndu mutaka ndi kirurasi ndi intyoto, ndakingiwe simfatwa n'umweru b'ibukuru, niga koko ndara mu ruturuturu, agacuma kanjye ntikarara umusururu, nkunda cyangwa unyanga ari kugabanya imyimyoto, niga urwango sirwo rwatuma ngwa ku musozi. Urakoze cyane. None se rero wigeze ukora wumva uzaba umuraperi cyangwa noneho nta kandi kantu kihariye? Nako napfuye kuyigira gutyo gusa. Mu mikurire yawe wumvaga uzaba umukinnyi wa filime n'ubundi? Numvaga nzaba umukinnyi wa filime cyane ariko yakwanga nkaba umuhanzi. Tugana ku musozo rero, suhuza abantu batanu ngiye gusuhuza muri aka kanya. Uwa mbere ni umugabo wanjye, ndamusuhuje. Turamusuhuza cyane Papa Cyusa. Papa Cyusa ndamusuhuje. Nkongera nkasuhuza Irebero muri rusange, nsuhuje papa wanje na mama wanje, Raisa n'abarumuna banjye bose n'abakuru banjye bose, ndabasuhuje mu izina rya Yesu, amen. Akabazo kanyuma tugana ku musozo gure kurwaye tugenda. Uyu munsi uri umubyeyi, sibyo? Noneho wenda n'urugero aho kugira ngo wibaruke cyangwa se ubyare, sibyo? Umwana ufite ikibazo cy'ubumuga, nawe kugira ngo ubeho nyine udafite urubyaro nta mwana ugira, icyo gihe wahitamo iki? Umwana no muri Bibiliya ijambo ry'Imana rirabivuga, umwana ni umwana uturuka ku Uwiteka, kandi noneho nakugira ubure byose, ntabwo nabona kubura byose, ariko umwana uko yaza ameze kose aba ari umwana kandi afite umumaro mu gihe cye. Namubyara rwose nta kibazo. Uko yaba ameze kose kuko ari wamvuyeho. Yego. Dusezeze rero akantu runaka uri gukina filime runaka, umuntu ushobora kuvuga ati rero uriya mudamu se ni umuhanzi, uriya mudamu se akora iki? Ukubonye bwa mbere kuri Shena TV. Dusezeze akantu nyine runaka uri kwakitinga muri filime wakinnye, byanze bikunze ari akantu bakamenyeho. Rusi uzi ko ndeba ukamenyera koko, nguhereza ibishingirizo ngo ugende ushingirire muri murima wose, nurangiza uri kwerera kandi ukaza kunyishuza nta n'ubwanjye ufite. Reka nkubwize ukuri, nguhaye iminota 5 uriya murima n'ubutari wari uburangiza, ibyo bibote nibyo bishati ndaje mbikukura mwagegeraho, nta n'isoro ugira se mugira ngo amafaranga tuba twaraguye iburatse ndaje nkwereka. Roza nyuma rero ni ukuri wakoze kubana natwe, kubana kunzi wa Shena TV. Reka nkureke wikomereze mu kazi byanze bikunze, hari wenda izindi filime ugiye gukomeza gukinamo. Ni ukuri wakoze cyane. Sinzi rero niba hari ikindi kintu wibagiye kuvuga kuri Shena TV. Nta kindi, murakoze kandi nshishikariza abakobwa bose kwigirira icyizere n'abadamu tugakora cyane kuko natwe turashoboye. Reka mbe ngiye. Urakoze cyane Roza. Bakunzi wa Shena TV rero ngaye nguko ura ni Roza wo mu Irebero TV. Ngira ngo ni umudamu nawe ugaragaza ko ejo n'ejo bundi akora ibintu bimeze neza. Uko nzabishobozwa nzajya mbazanira rero n'abandi bakinnyi bo mu Irebero TV. Ngira ngo mwarabibonye ko nabitangiye, aho nakoresheje Umuhoza, nkakoresha Bijogera n'abandi benshi cyane nzababazana kugira ngo ubasuhuze. Tuzasuhuza rero, ciao ciao.